uwarasambanye tu yo nari mfite y'abagore ntazi umubare mu mujyi wa Kigali. Ugereranyije ufite nk'abangahe? Nyamirambo kuri 40 hariya nahabaye igihe kinini. Jewe sinjya nkunda kubera ntabasha gupresiza yavuga ko ari nka hagati ya 50. Wari ufite abagore 50? Hagati ya 50 n'ijana. Turashize noneho ko nabimazemo imyaka myinshi kandi nsimburanya. Usimburanya abagore hagati y'ijana na 50? Hagati ya 50 n'ijana. Muri no mujyi wa Kigali. Ko bakoze akazi muziki. Hari nabo duhura narakijijwe. Hariho twigeze duhurira. Bikabatangaza. Hariho twigeze duhurira Nyabugogo. Hariya hahoze akabyiniro bitaga Top Chief. Hari mafite akazi. Hari ibintu nararagaho ijoro. Mbicungiye umutekano. Yego. Ariko turahahurira. Kubitwa n'inkuba mbona no mu bukecuru bwe aracyakomeje umwuga w'uburayi. Ndangije aransuhuza ampobera nka bimwe bya kera uko yajyaga azangwamo. Ndamubwira nti genda pasteur wakabyara we mbabara byawe n'abiretse. Ndangije aranshotora abwira ati uko ko warabiretse neza neza. Gahunda neza neza. Nibihe byiza twagiranye. Ndangije hari abantu bamaze imyaka irenga 50 bari mu gakiza. Yego. Ariko atari uko bakijijwe byo kureka byo kuzinukwa. Ahubwo banegetse bavuga ngo bababwiye ko ari hehe? Ari kwirembo. None ubu bamaze kubona ko kwirembo habaye kwirembo. Baribaza ngo ese yageze kwirembo akora gisida. Bakabaza ngo ese twavuye ku gacupa batubwira ngo ari hano hirya. Atari uko tukanze kari karyoshye. Twihanganira icyaka cy'amezi 3 kugira ngo atakadusanga. Turihangana turacuma twihanganira icyaka cy'umwaka. Turashinyiriza. None baye imyaka myinshi icyaka kiratwishe badushutse ko ari kwirembo none wamutegereza hehe mu kabari. Komeza. None ubu tuvugana. Ese koko aba bantu bari kubivamo. Yesu ari kwirembo. Cyangwa koko ibyo bigishijwe ibyo twumvise byaba byari igipindi. Ibyo twumvise ntabwo ari igipindi. Aho icyo cyo mbanje kugikuraho. Icyo kiravivutse. Mu byumvise ntabwo ari ibyo twumvishije ntabwo ari igipindi. Kuko nanjye ubwanjye. Mwende bagamo ntabwo twibeshye. Ntabwo twibeshye. Nanjye ubwanjye ndi ubuhamya. Yego. Nkimara gutangira urugendo rwo gukizwa. Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nzakugirira neza. Yego. Nzagukura mu bwiza nkushyire mu bundi. Uzazenguruka iki gihugu nkorera. Ibyo byose Imana yaranshyigikiye kandi narabikoze n'ubu mfite intego yo gukomeza. Yego. Irangije irambwira ngo nzakubakira urugo. Irangije impuza n'umugore wabaga muri Kongo mba mu Rwanda. Imundotesha ndi mu Rwanda. Inyereka ibimenyetso biri ku mubiri we. Ubu niwe tubana tubyaranye 6. Yacira vuga kandi kanagira gute? Ikanasohoza. Mbivuganye ifuhe dobe. Haleluya. Imana yacu iravuga. Noneho iyo yakoze ibyo ntago twibeshye. Ahubwo Yesu ari kwirembo. Ahubwo kwiremba ari tuhagereranye n'ibirometero bingahe. Dufite ibimenyetso bimaze iminsi bigaragara ko Yesu ari hafi kugira gute? Kugaruka. Intambara muri bya bimenyetso hirya no hino, ibihuha, indwara z'ibyorezo, gutyo kwangana kw'abana na base na banyina, kwikunda, abakazana na banyirabukwe, ibintu by'urukundo ruke no kudakundana, n'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Ibyo byose bigaragaza ko Yesu ari bugufi. Ariko Bibiliya itubwira iki? Iratubwira ngo nta wuzi umunsi cyangwa igihe. Na Yesu yabibwiye abantu aravuga ati ngewe umunsi nanjye bwanjye sinkuzi. Uzwe nande? Uzwe na data. Yego. Aha. Hanyuma ngira ngo muri kugenda murushaho kumva ubusobanuro bukomeye. Hanyuma urumwe mu bantu bagiye bakunda kugaragaza yuko ukorana n'Imana ariko igenda ikwerekana ibimenyetso. Sibyo? Ugendera ku bimenyetso. Bivuze ngo ntabwo uri muri babandi bagendera mu gipindi. Ugenda Imana yavuze, ugakora Imana yavuze, kandi ukagendera ku bimenyetso yagiye igira gute? Iguha. Kuko utweretse ko washatse ku umugore yabaye ibimenyetso. Hari abana nabyaye Imana yabise amazina. Njya kubaka inzu Imana yantembereje mu nzozi aho ntuye inyereka inzu nzagura. Njya ku ibaro ya Kimisagara mbwira umuntu wari utuye mu gace Imana yanyeretse nzaguramo. Navuga ndangira inzu hariya. Mpageze nsanga nimwe narose mu nzozi. Bita nkomfirima ndayigura. Ubwo dusenga Imana itabeshya. Haleluya. Haleluya. Yimera icyubahiro. Imana ni yamamare cyane. Haleluya. N'abandi bafite amasezerano bategereje
mbakuriyeho ko atari yes. Hanyuma reka nongere mbasuhuze kandi reka nongere mbaye ikaze mwese abadukurikiye muri hirya no hino. Ndabizi mudukurikiye muri mu Rwanda mu turere dutandukanye, namwe mudukurikiye muri hanze y'imbibi z'u Rwanda. Nikaze hano nge ndi Niyongera Bernard, ariko turi kumwe n'umushyitsi, ngira ngo murabona ko turi kumwe n'umugabo rwose umeze neza, umupapa usobanutse. Reka tumwakire adusuhuze, atwibwire, hanyuma tugaruke tuganira. murakoze cyane kutwakira. Abadukurikiye bose turabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Kanani Jean Baptiste Evangeliste. Bamwe tumaze kumenyerana ku mbuga zitandukanye. Imana ibaha umugisha. Yes, ati nitwa Kanani, ariko ashyizeho agatitire kitwa Evangeliste. Hanyuma ubwo bivuze ngo ni umukozi w'Imana. Abantu rero mukunda Imana, abantu mukunda abakozi b'Imana, nababwira iki mube hafi kuko tugiye kuba twagirana nawe igitaramo. Rero ngize amahirwe menshi yo kuba nicaranye n'umuntu urimo umwuka wera w'Imana. Bivuze ngo tubaye abanyamahirwe. Niba nkurikiye kandi like, kubera ko tugeze mu gihe cyiza muri iyi minsi mukozi w'Imana. Turi mu minsi y'ubuhenebere. Nyumvuze ko ari ubuhenebere, sinaba ntandukire cyane. Biragaragara cyane. Rero niyo mpamvu ubona akenshi turi tugira amahirwe yo gutumira. Yo gutumira abakozi b'Imana nkamwe murimo umwuka wera w'Imana, cyane ko n'abadukurikiye babona ko utari umwana mu gakiza. Nibyo rwose. Rero ndagira ngo utwemerere uze kutuganiriza. Ndashaka ko abantu badukurikiye baza kubasha kumenya neza ese koko iminsi turimo, ibihe tugezemo, aho twavuye naho tugeze, agakiza turimo tugafitiyemo iyihe nyungu. Ese ni ikihe cyiza cyo gukizwa muri iyi minsi turimo? Hanyuma ngira ngo ubwo abantu benshi batangiye kubyumva. Impamvu nkubajije gutya nuko dufite abantu benshi batangiye kuvuga ngo tubivuyemo. Abandi bati dore igihe twahereye. Abandi bati twaje tuzi ko batubwira ngo ku musaraba biranagana. Bati noneho tugeze turabona ahubwo biri kurushaho kugira gute kugorana. Rero ndagira ngo umbwirire aba bantu badukurikiye, ese koko niki cyiza cyo gukizwa, cyane cyane ko ugaragara ko uri umuntu umaze igihe kinini mu gakiza? Bivuze hari ahantu nigeze ntanga ubuhamya mu kiganiro kimwe, ariko nababwiye uburyo twebwe twari abanyabyaha, turabasinzi, turabasambanyi, no kwiba twarabikoraga kuko mu kazi hari ibintu bita burya kugavura ku bakirisitu ntabwo ari byiza. Nashoboraga rero kwiba mu iyo tekinike ku buryo nibye atanabimenya, ariko ku munsi nkatana nk'ibihumbi 300 jewe ntakoreye, ahubwo nibye nagavuye 300, 500, 150, igihe cy'98, 2009, 2002 yari amafaranga menshi. Nababwiye ko ari nabyo byabaye imbarutso yo kurunda umukira mu byaha kubera amafaranga menshi tukira abana. Tujya za Cadillac kubyina, tujya za Calvados, turagenda amahoteli y'I Kigali za Baoba na za Green Corner na za Sky Hotel, hose tukajya tujyayo kandi tutajyanywe n'intego nziza, gusinda no gusambana. Tayari ubu warasambanye tu? Nari mfite y'abagore ntazi umubare mu mujyi wa Kigali. Nyamirambo kuri 40. Hariya nahabaye igihe kinini. Jewe sinjya nkunda kubera ntabasha gupresiza. Ndavuga ko ari nka hagati ya 50. Wari ufite abagore 50? Hagati ya 50 n'ijana. Turashize noneho ko nabimazemo imyaka myinshi kandi usimburanya abagore hagati y'ijana na 50. Hagati ya 50 n'ijana. Uno mujyi wa Kigali ko bakoze akazi muzi. Hari nabo duhura narakijijwe. Hariho twigeze duhurira Nyabugogo. Hariya hahoze akabyiniro bitaga Top Chief. Hari mafite akazi. Hari ibintu nararagaho ijoro mbicungiye umutekano. Ariko turahahurira. Witwa n'inkuba mbona no mu bukecuru bwe aracyakomeje umwuga w'uburayi. Ndangije aransuhuza, ampobera nka bimwe bya kera uko yajyaga azangwamo. Ndamubwira nti genda pasteur wakabyara we mbabara byawe n'abiretse. Ndangije aranshotora abwira ati ese uko warabiretse neza ati gahunda neza nibihe byiza twagiranye. Ndangije nabwira narabiretse. Yesu yarampamagaye. Ubu ndi umukozi w'iki w'Imana. Yumva ni nako bari kunyita aho ngaho ku muhanda, bari kunyita pasteur. Abantu bose hari Nyabugogo imbere yahahoze ari Top Chief. Abantu baho bose baranze, baba bo ku Masima, baba bo muri guest house, baba bo hano kuri hari za banke hino
uruhande rwa Feruje Nyabugogo yego hose naho bita kwa hariya kariya gace kose baranze nakoreye imyaka 2 irenga kandi banyita pasiteri mpafite ubuhamya bwiza ndarambwiriza ijoro ryose no ku muhanda nkabwiriza mfite nabo mbwiriza twahuje imirongo ukuntu twakoreshaga network tugahuza imirongo abantu bo mu Rwanda hose tukaganira ijambo ry'Imana barambonaga rero ndi kubwiriza ubutumwa bwiza kandi ntacyo nicuza naheza imbuto zikwiriye abihani ubwo rero bakajya banyita pasiteri ndamubwira rero ntese sha ugasaziyemo arangije ambwira ati ngasaziyemo yaraye ijoro imbeho iramwica asirikira ajya mu muhima yikubita Zaganite Kimisagara agaruka ajya mu Gasyata yongera ajya Kinyoni bukeye mu gitondo mbanaje kunyaka gatiki ati nakuyeho tinahebye umutima nturashaje ushatse wakizwa arambwira ati yabaga ku Kinyoni arambwira ati ntegera akagare umuntu rero twakoranye ibyaha maze no kumubwiriza ubutumwa bwiza mbwa ntihane ambwiye ko abana be barangije kwiga ambwiye ko bamwe bafite n'akazi ambwa ntihane bagutunge nta mbaraga ugifite wibera umurokore ibyaha warabikoze urabona ko nanjye nabivuyemo nkajya mu gakiza arangije mutegera akagare aragenda ariko mbona ni uburushyi abantu rero bamenye ko gukizwa ni uburinzi bukiza umuntu burushyi gukizwa ubuhinduye umugabane ubuvuye mu isi ya Satani ugiye mu isi y'Uwiteka Imana ubuhinduye gakondo ubu uretse kuba mwene runaka ubaye umwana w'Imana kandi byawe Imana ibyivangamo igasigara ibikurikirana igatunganya none heza n'ejo hazaza ku bw'agakiza hanyuma dufite abantu mu murimo w'Imana bitwa abakozi b'Imana bari gukorera Imana bari kutubwira ngo barakijijwe ariko mu by'ukuri nkuko Bibiliya ivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo twareba twagenzuza amaso y'umubiri wenda ntabwo ariko twese dufite umwuka ariko mu by'ukuri ukabona ingeso zabo zirahakana kwera hakaba abantu batubwira ngo barahindutse utubwiye ko wahindutse mu by'ukuri unaduhaye ubuhamya cyangwa urugero rwiza kuba warahuye n'umuntu mwakoranye uburaya hanyuma ukamwerera imbuto ukamwereka ko wakijijwe ni urugero rwiza cyane ariko dufite abantu bagenda barangiza bagera mu murimo w'Imana bagahita bavuga ati twebwe icyo twashaka no kugira ngo duhabwe titre cyangwa se inshingano ariko ibyo bikabyarinda bavuga ngo umuntu ngo asiga ikimwirukanka inyuma ngo nasiga ikimwirukamo none ugasanga ahageze na zangeso arazikomeje mu by'ukuri aba bantu badukurikiye dufite abantu barabasambanyi mu buzima bwo hirya barabasinzi bariki n'ubu dufite abantu tujye twumva ngo bavuye mu rusengero bakibeta hirya batashye ukumva ngo bari kunywa agacupa kandi tubazi mu rusengero ko bakijijwe hanyuma hamagiye kunywera agacupa babandi bamubonyeyo basangiraga bakabona agarutse akamwe kandi mu kanya yararimo abyiniye korasi mu rusengero kabaye nibo bahita batangira akavuga ngo natwe ntaho tukigiye na runaka byagize gute byaramunaniye ugasanga mu by'ukuri bari gutuma bikaba babandi bavuga ngo babuza abandi kwinjira kandi mu by'ukuri bari bagize nabo umutima wo kuza kureba ibyiza twabarushije ni yihe nama wampera aba bantu mbere yuko mbaha inama reka mbanze ngutangarize ko mu murimo w'Imana harimo abantu batatu batandukanye abo batatu nibo dushaka noneho umuntu wa mbere ni umuntu wahamagawe na Kristo yumva ijwi azaje kwirebera nde Kristo umuntu wa kabiri ni umuntu wahamagawe na mugenzi we nk'ubu tukaba turi inshuti kandi nsengera muri ADPR aha naha hanjye nkavuga ariko najya gusengera ahantu hatari umuntu tuziranyira reka nkurikire runaka tujye gusengana mu idini asengera abambonye bakagira ngo nanjye warakijijwe Yesu nk'umwami n'umukiza ariko naraje nkurikiye iki runaka ubwo mfite umuhamagaro nahamagawe na runaka noneho umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro umuntu ahamagarwa na Kristo wa kabiri n'uwo umuntu ashobora guhamagarwa n'umuntu noneho hari n'undi uca kuri ADPR bari kuririmba bashyizemo ibisirimba kera tugikora ibiterane bishyushye byo ku misozi noneho yakumva ingoma yareba uburyo bari kukaramba babyina bazamuka yabona uburyo bari kuvuna bari guca imigara yarangiza yabona ibihe byiza bafite akavuga ati torero ni ati naratakaye naye ngiye muri ADPR muri ADPR cyangwa muri ndi
itorero ry'umwuka nanjye ngiye kujya mfashwa mbyine nsirimbe mererwe neza ati numve ko bibyiza numve ko ibintu ari byiza yarangiza akaza uwo muntu ahamagawe n'idini ntabwo ahamagawe n'umunyenga ni umuziki ubwo tubyite ko ahamagawe n'idini yani magambo ni inshuti ya Adeperi yego ariko si inshuti ya Yesu si umukristo wa Kristo wa undi nawe ni inshuti yawe kuko ari wowe wamuhamagaye yego ntabwo ari inshuti ya Yesu ubwo si umukristo wande wa Yesu yego kandi abo bose bari mu rusengero uwa gatatu ni uwahamagawe nande na Yesu niyo mpamvu uzabona abantu bahamagawe na Yesu mu rusengero ntibakunda no kwemerwa yego baba bakora ibitandukanye n'ibyo wahamagawe n'umuntu sibyo akora n'ibyo wahamagawe n'itorero akora hari n'abaza kuko ababyeyi babo basengera mu iryo torero bakuru be barumunabe base akaza azanywe n'uko iwabo ariho bagize gute basengera yatagize amahirwe rero ngo Imana imwihamagarire abari aho abantu bamuzi ku gatambaro no kwikanza igera hasi kuririmba no kwantona gusenga isengesho rinyomoye kuko yavukiye mu batambyi ukumva rimeze nk'aho rivuye ku mwuka wera ariko nuko bimetiriza kuko yabikuriyeho basenga rikagira ishusho yo kwera ariko imirimo yayo ihakana kwera abo bantu batatu rero iyo bari mu itorero ushobora kubibeshyaho inama rero ndi kugira abantu ni ukujya mu murimo w'Imana wenda tutaratanga iyo nama wenda gatoya unkoze ku maso bita binyuza mu iteraniro ubu wari umeze nk'umuntu ukungejeje mu iteraniro ubu naringeze mu mwanya wo kwerekwa iteraniro yego hanyuma nari ndimo ndeba muri korari mise ntera amaso muri korari yego hanyuma ndeba korari ihuriyemo ba bantu batatu barimo bose barimo kandi bari mu rugendo rumwe bameze nk'abari ubu warasambanye tu nari mfite y'abagore ntazi umubare mw'uno mujyi wa Kigali Nyamirambo kuri 40 hariya nahabaye igihe kinini jewe sinjya nkunda kubera ntabasha gupresiza nyamuga ko ari nka hagati ya 50 wari ufite abagore 50 hagati ya 50 n'ijana turashize noneho ko nabimazemo imyaka myinshi kandi usimburanya abagore hagati y'ijana na 50 hagati ya 50 n'ijana muri no mujyi wa Kigali ko bakoze akazi muziki hari nabo duhura narakijijwe hariho twigeze duhurira hariho twigeze duhurira Nyabugogo hariya hahoze akabyiniro bitaga Top Chief hari mafite akazi hari ibintu nararagaho ijoro mbicungiye umutekano yego ariko turahahurira witwa n'inkuba mbona no mu bukecuru bwe aracyakomeje umwuga w'uburaya ndangije aransuhuza ampobera nka bimwe bya kera uko yajyaga azangwamo ndamubwira nti genda pasteur wo kabyara we mbabara byawe ndangije aranshotora abwira ati uko ko warabiretse neza neza gahunda neza nibihe byiza twagiranye ndangije nabwira nti narabiretse Yesu yarampamagaye ubu ndi umukozi w'iki w'Imana yumva ni nako bari kunyitaho ngaho ku muhanda bari kunyita pasteur abantu bose hari Nyabugogo imbere yahahoze ari Top Chief abantu baho bose baranze baba bo ku masima baba bo muri guest house baba bo hano kuri hari za banke hino uruhande rwa Feruje Nyabugogo hose naho bita kwa hariya kare agace kose baranze nakoreye imyaka 2 irenga kandi banyita pasteur mpafite ubuhamya bwiza ndarambwiriza ijoro ryose no ku muhanda nkabwiriza mfite nabo mbwiriza twahuje imirongo ukuntu twakoreshaga network tugahuza imirongo abantu bo mu Rwanda hose tukaganira ijambo ry'Imana barambonaga rero ndi kubwiriza ubutumwa bwiza kandi ntacyo nicuza naheza imbuto zikwiriye abihaniye ubwo rero bakajya banyita pasteur ndamubwira rero ntese sha ugasaziyemo arangije ambwira ati ngasaziyemo yaraye ijoro imbeho iramwica asirikira ajya mu muhima yikubita zaga night kimisagara agaruka ajya mu gasyata yongera ajya Kinyoni bukeye mu gitondo mbanaje kunyaka gatiki ati nakuyeho nahebye ku mutima nturashaje ushatse wakizwa arambwira ati yabaga ku Kinyoni arambwira ati ntegera akagare umuntu rero twakoranye ibyaha maze no kumubwiriza ubutumwa bwiza mbwa ntihane ambwiye ko abana be barangije kwiga ambwiye ko bamwe bafite n'akazi ambwa ntihane bagutunge nta mbaraga ugifite wibera umurokore ibyaha warabikoze
urabona ko nanjye nabivuyemo nkajya mu gakiza arangije mutegera akagare aragenda ariko mbona ni uburushyi abantu rero bamenye ko gukizwa ni uburinzi bukiza umuntu uburushyi gukizwa ubu uhinduye umugabane ubu uvuye mu isi ya Satani ugiye mu isi y'Uwiteka Imana ubu uhinduye gakondo ubu uretse kuba mwene runaka ubaye umwana w'Imana kandi ibyawe Imana ibyivangamo igasigara ibikurikirana igatunganya none heza n'ejo hazaza ku bw'agakiza. Hanyuma dufite abantu mu murimo w'Imana bitwa abakozi b'Imana bari gukorera Imana bari kutubwira ngo barakijijwe ariko mu by'ukuri nkuko Bibiliya ivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo twareba twagenzuza amaso y'umubiri wenda ntabwo ariko twese dufite umwuka ariko mu by'ukuri ukabona ingeso zabo zirahakana kwera. Hakaba abantu batubwira ngo barahindutse utubwiye ko wahindutse mu by'ukuri unaduhaye ubuhamya cyangwa urugero rugwiza kuba warahuye n'umuntu mwakoranye uburaya hanyuma ukamwerera imbuto ukamwereka ko wakijijwe ni urugero rwiza cyane. Ariko dufite abantu bagenda barangiza bagera mu murimo w'Imana bagahita bavuga ati twebwe icyo twashaka no kugira ngo duhabwe titire cyangwa se inshingano ariko ibyo bikaba byagenda bavuga ngo umuntu ngo asiga ikimwirukanka inyuma ngo nasiga ikimwirukamo none ugasanga ahageze na zangeso arazikomeje. Mu by'ukuri aba bantu badukurikiye dufite abantu barabasambanyi mu buzima bwo hirya barabasinzi bariki n'ubu dufite abantu tujye twumva ngo bavuye mu rusengero bakibeta hirya batashye ukumva ngo bari kunywa agacupa kandi tubazi mu rusengero ko bakijijwe. Hanyuma hamagiye kunywera agacupa babandi bamubonyeyo basangiraga bakabona garutse akamwe kandi mukanya yararimo abyini korasi mu rusengero kabaye nibo bahita batangira akavuga ngo natwe ntaho tukigiye na runaka byagize gute byaramunaniye. Ugasanga mu by'ukuri bari gutuma bikaba babandi bavuga ngo babuza abandi kwinjira kandi mu by'ukuri bare bagize nabo umutima wo kuza kureba ibyiza twabarushije. Ni yihe nama wampera aba bantu? Mbere yuko mbaha inama reka mbanze ngutangarize ko mu murimo w'Imana harimo abantu batatu batandukanye. Abo batatu nibo dushaka noneho. Umuntu wa mbere ni umuntu wahamagawe na Kristo. Yego. Yumva ijwi azaje kwirebera nde Kristo. Umuntu wa kabiri ni umuntu wahamagawe na mugenzi we. Nk'ubu tukaba turi inshuti. Yego. Kambwe tusengera muri ADPR aha naha hanjye nkavuga ariko najya gusengera ahantu hatari umuntu tuziranyira reka nkurikire runaka tujye gusengana mu idini asengera abambonye bakagira ngo nanjye warakijijwe Yesu nk'umwami n'umukiza ariko naraje nkurikiye iki runaka ubwo mfite umuhamagaro nahamagawe na runaka. Noneho umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro umuntu ahamagarwa na Kristo wa kabiri n'uwo umuntu ashobora guhamagarwa n'umuntu. Yego. Noneho hari n'undi uca kuri ADPR bari kuririmba bashyizemo ibisirimba kera tugikora ibiterane bishyushye byo ku misozi noneho yakumva ingoma yareba uburyo bari kukaraba babyina bazamuka yabona uburyo bari kuvuna bari guca imigara yarangiza yabona ibihe byiza bafite akavuga ati torero ni ati naratakaye nanjye ngiye muri ADPR cyangwa muri ndi torero ry'umwuka nanjye ngiye kujya mfashwa mbyine nsirimbe mererwe neza ati numve ko bibyiza numve ko ibintu ari byiza yarangiza akaza uwo muntu ahamagawe n'idini ntabwo ahamagawe n'umunyenga ni umuziki ubwo tubyite ko ahamagawe n'idini yani magambo ni inshuti ya ADPR yego ariko si inshuti ya Yesu si umukristo wa Kristo wa undi nawe ni inshuti yawe kuko ari wowe wamuhamagaye yego ntabwo ari inshuti ya Yesu yego ubwo si umukristo wande wa Yesu yego kandi abo bose bari mu rusengero wa gatatu ni wahamagawe nande na Yesu niyo mpamvu sabona abantu bahamagawe na Yesu mu rusengero ntibakunda no kwemerwa yego baba bakora ibitandukanye n'ibyo wahamagawe n'umuntu sibyo yego akora n'ibyo wahamagawe n'itorero akora hari nabaza kuko ababyeyi babo basengera mu iryo torero bakuru be barumunabe base akaza azanywe n'uko waba ariho bagize gute basengera yatagize amahirwe rero ngo Imana imwihamagarire abari aho abantu bamuzi ku gatambaro no kwikanza igera hasi kuririmba no kwantona gusenga isengesho rinyomoye kuko yavukiye mu batambyi ukumva rimeze nkaho rivuye ku mwuka wera ariko nuko bimetiriza kuko
yabikuriyeho basenga bikagira ishusho yo kwera ariko bikagira ishusho yo kwera ariko imirimo yabo ihakana kwera ihakana kwera abo bantu batatu rero iyo bari mu itorero yego ushobora kubibeshyaho inama rero ndi kugira abantu ni ukujya mu murimo w'Imana wenda tutaratanga iyo nama wenda gatoya unkoze ku maso bita binyuza mu iteraniro ubu wari umeze nk'umuntu ukungejeje mu iteraniro ubu naringeze mu mwanya wo kwereka iteraniro yego hanyuma nari ndimo ndeba muri korari mbese ntera amaso muri korari yego hanyuma ndeba korari ihuriyemo ba bantu batatu barimo bose barimo kandi bari mu rugendo rumwe yereko ubwo naringeze muri korari kandi harimo abantu batatu yewe umpaye urwo rugero rwiza unyereka abo bantu batatu bose dufite mu itorero yego kandi bose ni abanyetorero iyo tubareba tubona ko ari abakristo yego gatatu abashumbi iyo babarebye babona ari abakristo yego hanyuma kubashyira mu nshingano biroroshye kabiri kubashyira mu myanya y'amakorari biroroshye aba bose ko bahuriye byaba ariyo ngaruka mbi iri kugenda ivuna abantu mu murimo ugasanga uyu munsi bamwe bari gushaka kugera kuri iki hanyuma babandi nabo bagashaka kukivuguruza ugasanga abantu bahora basubira inyuma kandi bari gushaka kujya imbere mu by'ukuri ugasanga korari wenda nibivuze ngo dukeneye kugura inifomo y'ibihumbi 500 yego hanyuma uyu nguyu akareba kubera ko atahamagawe n'Imana sibyo atazi n'ibyo mbese yaze mu gipindi nko kundi duhaye urugero yego ararangije ateye imibare hari abantu dufite mu rusengero bafite imibare hanyuma yarangiza bizaba nka bya bindi Yesu yavuze ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka kugeza ryari ese ko tubona bari kugenda baduteza umuraba mu rusengero uyu munsi turumva imvugo mbi ku itorero ryacu ariko mu by'ukuri tuje gusanga harimo byarivanze aba baje bakatuvangira aba bari kutuvangira bari gutuma tujya kugenda bo bakadusubiza inyuma ese turaza kuzabafatira ibihe byemezo ese tuzabana nabo gutya dutangariza abantu badukurikiye bemere bashinyirize babane nabo mu mahoro bafunga umwuka bagira ibyo birengagiza ese nabo ko byamaze kubarenga abantu bari kuvuga ati turabirambiwe inama twabatangariza kandi twabagira urugero jye nayobe korari ndabizi yego bagize umugisha w'Imana mu gutora komite ya korari burya abantu bari mu mwuka w'Imana baba bagaragara yego baba bumva n'ubuhamya bwabo mu makorari aho gutora umuntu utarahamagawe n'Imana yego hari umuntu wumva imihagurukire yo kumva n'Imana yamuhagurukije niyo yaba ari umunyantege nke ariko ari muri misiyo y'Imana no kuvuga ngo icyakoze cyose kuko Imana ariyo yamuhamagaye ariyo yamuteretse mu murimo Imana iramushyigikira ariko wahamagawe n'abantu ntago bamushyigikira gukora umurimo w'Imana ko hari imbaraga zitagaragara Imana ishyira ku muntu uri kuyikorera kugira ngo abashe kugenda neza kandi ayihesha iki icyubahiro kamwungura n'ibitekerezo byateza umurimo w'Imana imbere abo bantu rero batahamagawe n'Imana ntabwo Imana iba mu ruhande rwabo ngo ibagire inama iterambere ryabo riradindira nta naho rigera ahubwo bahora babusanya n'abandi ushaka kuzamuka bakakumanura kubera ko bo hari umuhanzi waririmbye ni umugabo umwe avuga ngo iziwacu ntizigepfo iziwacu ntizigepfo wamwumvise bo bakurura bajyana epfo kandi twebwe iwacu ari mu ijuru iyo uzamutse ujya hariya rero bo bakumanura hariya rero hari imvugo basigaye bafite rero ngo zateye niba ari satani wazibanyanyijemo bo bavuga ngo baratwika ngo batwitse bimanukira batwika bimanukira numva umuntu ari gutwika amanuka burya biruta ko watwika uzamuka ko iwacu n'iriya ntabwo ari iriya bo dufite bamwe muri aba ngaba twatanga nk'ingero hari abari guteza akaga itorero hanyuma bagatuma n'isura imvugo mbi inyito mbi igaragara ku itorero mu by'ukuri bikitirirwa itorero ariko ari ipfundo ry'umuntu umwe noneho wenda urugero hari nk'umwe duherutse kumva amakuru ye witwa umudiyakoni akaba umuririmbyi mu itorero ry'umwuka yego hanyuma akajya kurya inkoko abakobwa agatera ivi abizeza ko agiye kubagira abagore umwe babiri batatu kandi afite umugore baraciye mu murenge neza no mu rusengero barasezeranye no mu rusengero hanyuma bafitanye abana babiri urumva ntabwo yaba ari umudiyakoni yagize ibyo byose ataraciye mu rusengero
ibyo itorero ribanza rikabyigaho ariko hari ibyo nk'amayeri nk'ayo kugira ngo riyavumbure biba bigoye none uyu muntu ko yahawe inshingano kandi afitiye kamere abiza akanayikorana umurimo w'Imana yego abantu nk'aba ko ari bo bari kugenda bagaruka ugasanga bari gutukisha itorero bo turabaha ikihe igitekerezo twabaha tumaze kubavugaho ni babandi batwika bimanukira bamanutse rwose bamanutse nibo bari gutwika baganepfo ariko ntabwo ari byiza ku mukozi w'Imana ubundi ubuzima bw'umukozi w'Imana bugomba kuba busa neza n'ubwa Kristo umuyobozi w'iyo tujya kuko yagiye avuze ijambo rikomeye aravuga ngo ndagiye ariko simbasize nk'imfubyi basigiye umufasha ari we Mwuka Wera kandi nzagaruka mbajyane kugira ngo ahondi namwe ariho muzaba kandi mufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko wa wundi agize gute aboneye ndagira ngo nibutse abantu ko Imana yera iba mu ijuru ryera izabana n'abera nimeze bityo rero ntago umuntu ari kujya mu ijuru ahubwo ari kuva mu isi asubira mu isi ariko twebwe abagenzi bajya mu ijuru turi kuva mu isi tujya hehe tujya mu ijuru n'ibimenyetso n'ibihamya bigize gute birahari abo rero nibagarukiraho niyo mpamvu ni kugira inama ivuga ngo no mu gutoranya ubundi kera uzi Imana ituma uriya muhanuzi kwa Yesaya mubwira ngo ajye gutoranya y'umwami si ikitegererezo kiza iramubwira ngo genda untoranyiriza umwami kwa Yesaya iravuga ati genda ndakuha ikimenyetso ugezeyo twakagombye gusaba umwuka nkuriya buryo niba tugiye gusengera abadiyakoni abavuga butumwa abandi bantu bo mu nzego runaka Imana ibanze ikadukora ku maso ariko biragoye ariko twongeye tukinginga Imana byagira gute byashoboka Imana ikaduhitiramo abantu b'umumaro yihamagariye izatera inkunga izagira inama izasapotinga byose bikagenda uko Imana ishaka kuko iri mu ruhande rwabo abo rero bameze gutyo reka mbagira inama imeze gutya yego abarobanura bitonde umuntu ushaka gukorera Imana nuziranye n'Imana uzakorana n'Imana badafitanye amakimbirane kandi agafashwa n'Imana ndetse akagirwa inama n'Imana kandi akaba yifitemo kugisha inama Imana uwo muntu niwe wakagombye akorera Imana kuko niwe wayikorera neza rimwe afite ubufasha guturuka ku Mana afite ubujyanama guturuka ku Mana ngifitemo nawe kugisha inama Imana kandi Imana nayo iyo yigishije inama ikugira inama noneho ahabuze imbaraga Imana nayo ikamwambika imbaraga kurobanura nabo ngabo bakora ibyo binyuranyije bamenye ko ntago bari gukorera Imana nubwo umwanya wo kwihana ugihari ariko ibyo si ibintu bikwiriye umukozi w'Imana ko hari mu mavuga butumwa dukora hari ivuga butumwa ry'imirimo hakaba n'ivuga butumwa ryo kwera imbuto hakaba n'ivuga butumwa iri turimo ryo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza tukabereka uburyo bakwihana ibyaha uburyo bakura mu gakiza uburyo bagenda barushaho gusatira imico bigana imico y'Imana kuko bazabana n'Imana bakagerageza kwera nk'uko Imana yera kugira ngo Imana itatinya kubita abana abayo kandi itazatinya kubajyana mu gihugu cyayo cyera kuko nabo bejejwe ibitameze gutyo ntabwo uri umukozi w'Imana. Hanyuma tukira ahangaho muri iryo pfundo cyangwa se muri iryo zingo nagira ngo ubashe kuba wamfasha gusobanukirwa cyangwa se no gusobanurira abadukurikiye ngira ngo ubu tuvugana mu rusengero warutubwiye ko harimo ibyo byiciro byose kandi n'ingero dutanze zumvikanye ko aba bantu turi kumwe nabo mu murimo barahari sibyo ni urukungu mu masaka nk'uko wabyise hanyuma kera ko abantu ari uburyo ruvuze ngo abayobozi bacu bajye bongera bagire amaso y'umwuka babashe kumenya uburyo bagomba gushyiraho cyangwa se gutoranya amaso agomba kugira gute kubereka guhishurirwa abantu bagomba guhabwa wenda uwo mwanya hanyuma ese kuba uyu mwanya mise nibazamo ikibazo kuba uyu mwanya aba bantu tubafitemo hariya nuko nta mwuka wera ukiba mu rusengero iwacu warondora ngo ugaragaze aba bantu ko turi kumwe nabo kuba bagiye mu rusengero rwa mbere bagatorwa
ejo tukumva ku rundi naho barimo, ejo bundi tukumva ku rundi naho barimo, mu makorari niho bari, mu badiyakoni barimo, hirya no hino barahari. Nta mwuka wera ugihari ubasha kurondora ngo yerekane abantu bagiye kuza kuvangira abantu b'Imana. Mwuka wera arahari, ariko hari ibintu nka 2 cyangwa 3 yego biri kugenda bisa nkaho biba inzitizi z'umurimo w'Imana kwibanga. Umuntu aba afite ingeso nziza z'inyuma gusa, yego, ariko imbere arisega iryana. Yego, utasenze ngo ujye mu mwuka Imana imugusobanurireho, ukabona afite ubushobozi, aritanga, ni umudiyakoni mwiza, atanga icya 10 n'amaturo, kugaburira abashyitsi imbere, afite ibitekerezo akabitanga ku buryo itorero ryose utanamushyizemo ahubwo intambara zavuka. Abo turabafite kandi ukabona yujuje ibyangombwa koko, ariko kuko tutareba mu mitima akaba araho, ariko ari intaza ikurura abandi bajyana hahandi twavugaga, aho kubasunika bafatanyije urugendo rugana hehe mu ijuru. Icya kabiri, umuntu aba afite ari intyoza mu kuvuga ariko adakijijwe, sanga ni animateri mwiza, ugasanga ni umuvuga butumwa mwiza, ugasanga arantona neza, tuntu twose ukabona dukora neza, ukabona yabadirija, yaba umuvugizi mwiza, ibibazo bya korali yabijyana kwa pasiteri cyangwa kumushumba neza, ibintu byose ukabona arabisunika neza, ni impano afite ariko nta kijijwe. Ibyo tukabisingiraho nawe tukamushyira mu murimo w'iki w'Imana. Sibyo nazangeso yanduriye mu Egiputa zose tutazi, kuko inyuma dushushanya akatwereka igishushanyo cyiza, amaso yo kureba mu mutima ntayo dufite. Imana nayo ntitwayitetirije igihe kirekire ngo tuyitinde imbere, twatura amazina ye cyane, tumumareho icyumweru 2 ukwezi, Imana iduha amakuru kubera ko ibyacu tuba tugenda twihuta, sibyo kandi tureba n'ibiri hafi. Mwuka wera arahari yabisobanura, abantu bikokombetse imbere y'Imana bakatura amazina 5, kavuga bataba badiyakoni 5 tugiye kubapfukamaho icyumweru cyose, dusenge Imana iba ariyo yitoranyiriza, kandi uri umugabo wo kubihamya nawe uri mukuru, ibyo ngibyo Imana yajyaga ibikora. Hanyuma hari ibihe nibuka byari byiza byajyaga binafasha itorero, ngira ngo mu gihe nibuka mbyiruka badatabara abakozi b'Imana. Hanyuma iyo yabashaga kuba afite rendezvous cyangwa se urugendo Imana imutumye, yahagurukaga Imana yavuze, hanyuma naho agiye akagenda yagize gute, Imana naho yavuze baza umushyitsi uzaza nuko ameze, hanyuma nawe azi aho agiye, ku buryo yashobora kuba yafata iminsi 5 yo gusengera urugendo. Ubu tuvugana umuntu asigaye aza agahita ahabwa mikoro gusa, nta bintu byo gutekereza mu mwuka ngo ni muntu ki, avuye hehe, mishoni imuzanye ni yihe, hanyuma bagahita bamuhereza mikoro. None nibo babandi uzasanga twamaze kumva ko ari abantu bafite imyuka mibi, bari kujya bajya hanze bagacisha imbaraga, hanyuma bakazisanza mu bakristo, bamwe bakagira ishusho yo kwera ariko nta kwera bafite. None ugasanga umuntu araje ngo haranumvije ngo n'impeta basigaye bajya kugura, yaza mu iteraniro kuko avuye ku itorero azanye recommandation. Niba wenda aziranye na mwarimu hari uburyo babiziranyeho, amuhaye recommandation, aje nta gakiza azanye, nta butumwa buzima azanye, ari muri mission yo kuza kurangiza abantu b'Imana. Arahageze akubise yameta mu iteraniro, abantu induru ziravuze, barakumbaguritse, bamwe barajwigiriye, abantu bamwe abatabiza batari mu mwuka kubera bwa buhenebere ngo uyu muntu afite impano, urumva ngo ziteye ubwoba, abantu n'abakora bakagwa ngo uyu muntu afite impano zigize gute, ziteye ubwoba. Mu kanya baza kumujyana hirya ngo agiye gusengera abantu, afashe umwanya ngo gusengera abantu, ngo Imana yamweretse abantu agiye gusengera, ari kujya kanda abakobwa nk'amavoka nk'imineke, arakanda abagore, ari kwibasira ku bagore, ari gusengera abagore ngo ari kanda. Ejo mu gitondo kumva bari kuvuga ngo atwita inda ya runaka ya wa muntu waje kwigisha hahandi. Wabyumvise? Mu kanya ukajya kumva ngo wa muntu yafashwe ahantu runaka yakoze amarorerwa ya nayi, kubera ko abantu batagihibona umwanya wo gushyidika ngo basenge, ibintu byose bikaza bituvangira kandi byambaye ishusho yo kwera. Ese dusubire ku gikumba, birasaba iki kugira ngo abantu bongere basubirane ibihe bya mbere?
icyo bisaba ndumva iminsi turimo Pawulo niko yavuze mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda bikakaza ari ndashima atarabera sibyo yabwiraga ndumva ari Timoteyo avuga ibintu byinshi arangije ariko amubwira amagambo akomeye aramubwira ngo abameze batyo uzabatera iki umugongo yarashatse kuvuga ngo iki mu gihe cy'ubuhenebere mu gihe abantu bikunda bikakaza ari ndashima mu gihe abantu bakabije ubwibone n'ubusinzi n'ubusambanyi mu gihe abantu bari mu byaha kandi badafite ipfunwe ry'ibyaha badafite isoni z'ibyaha ahubwo babikora nka fiyeri ubona ko babishyize na public ibyaha babikora ku mugaragaro nta soni bafite ni live rwose noneho yarashatse kumubwira ngo icyo gihe nikigera uzabitera umugongo si ukubitera umugongo gusa nimba wasengaga rimwe uzasenge kabiri nimba wasengaga kabiri uzasenge gatatu nimba wasengaga gatatu uzasenge kane ubwo muri ayo magambo nk'uko warumbajije abantu bahamagawe n'Imana bumvishijwe akabazi ko yicaye ahantu yicajwe n'iki n'Imana uwo ari we wese nashaka umukirisitu nashaka umupasiteri nashaka umuyobozi runaka nashaka bero presidenta runaka nashaka abantu badushumbye mu matora atandukanye ukabuzi neza ko wumvise Imana ivuga ko iguhamagaye ikakwicaza aho wicaye ukabuzi ko ari Imana yahakwicaje ntabwo icyari igihe cyo kurangara ni igihe cyo kurushaho gusenga ni igihe cyo kurushaho kugisha inama Imana kuko mba mbona amayoberano atandukanye kuruta mu minsi tutambutsemo ari iki gihe kuvuga ngo rero amasengesho twasenze kera ubu twari dukwiye kongeraho hanyuma tukira hangaho hari amakorasi hari n'ababwiriza butumwa bajyaga baza n'abahanuzi bakatubwira ngo umukogeze kwirembo ngo nguwo araje guhera ryari bakabiririmba bakaduhanurira batyo abaje mu gakiza bamwe na bamwe baje bavuga ngo turebe ko twagira gute twagira amahirwe ku munota wa nyuma mu mezi 3 bavuga ati wenda hasigaye amezi 2 amezi 3 hari abantu bamaze imyaka irenga 50 bari mu gakiza ariko atari uko bakijijwe byo kureka byo kuzinukwa ahubwo banegetse bavuga ngo bababwiye ko ari hehe ari kwirembo none ubu bamaze kubona ko kwirembo habaye kwirembo baribaza ngo ese yageze kwirembo akora gisida bakabaza ngo ese twavuye ku gacupa batubwira ngo ari hano hirya atari uko tukanze kari karyoshye twihanganira icyaka cy'amezi 3 kugira ngo atakadusangaho turihangana turacuma twihanganira icyaka cy'umwaka none ibaye imyaka myinshi icyaka kiratwishe badushutse ko ari kwirembo none wamutegereza hehe mu kabari komeza none ubu tuvugana ese koko aba bantu bari kubivamo Yesu ari kwirembo cyangwa koko ibyo bigishijwe ibyo twumvise byaba byari igipindi ibyo twumvise ntabwo ari igipindi aho icyo cyo mbanje kugikuraho icyo kiravivutse mu byumvise ibyo twumvishije ntabwo ari igipindi kuko nanjye ubwanjye mwende bagamo ntabwo twibeshye nanjye ubwanjye ndi ubuhamya yego nkimara gutangira urugendo rwo gukizwa Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nzakugirira neza nzagukura mu bwiza nkushyire mu bundi uzazenguruka iki gihugu nkorera ibyo byose Imana yaranshyigikiye kandi narabikoze n'ubu mfite intego yo gukomeza irangije irambwira ngo nzakubakira urugo irangije impuza n'umugore wabaga muri Kongo jye mba mu Rwanda imundotesha ndi mu Rwanda inyereka ibimenyetso biri ku mubiri we ubu niwe tubana tubyaranye 6 yacira vuga kandi kanagira gute ikanasohoza mbivuganye ifuhe dobere bonino Imana yacu iravuga noneho iyo yakoze ibyo ntago twibeshye ahubwo Yesu ari kwirembo ahubwo kwiremba ari tuhagereranye n'ibirometero bingahe dufite ibimenyetso bimaze iminsi bigaragara ko Yesu ari hafi kugira gute kugaruka intambara muri bya bimenyetso hirya no hino ibihuha indwara z'ibyorezo gutyo kwangana kw'abana na base na ba nyina kwikunda abakazana na ba nyirabukwe ibintu by'urukundo ruke no kudakundana n'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka ibyo byose bigaragaza ko Yesu ari bugufi ariko Bibiliya itubwira iki iratubwira ngo nta wuzi umunsi cyangwa igihe na Yesu yabibwiye abantu aravuga ati ngewe umunsi nanjye bwanjye sinkuzi uzwe nande
uzwi na data. Yego. Aha, hanyuma ngira ngo muri kugenda murushaho kumva ubusobanuro bukomeye. Hanyuma urumwe mu bantu bagiye bakunda kugaragaza yuko ukorana n'Imana ariko igenda ikwerekana ibimenyetso. Yego. Sibyo? Ugendera ku bimenyetso. Bivuze ngo ntabwo uri muri babandi bagendera mu gipindi. Ugenda Imana yavuze, ugakora Imana yavuze, kandi ukagendera ku bimenyetso yagiye igira gute? Iguha. Kuko utweretse ko washatse ku umugore yaguhaye ibimenyetso. Hari abana nabyaye, Imana yabise amazina. Njya kubaka inzu, Imana yantembereje mu nzozi aho ntuye, inyereka inzu nzagura. Njya ku ibaro ya Kimisagara, mbwira umuntu wari utuye mu gace Imana yanyeretse nzaguramo. Navuga ndangira inzu hariya. Mpageze nsanga nimwe narose mu nzozi. Bita nkomfirima ndayigura. Ubwo dusenga Imana itabeshya. Haleluya, haleluya. Yimera icyubahiro. Imana ni yamamare cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. N'abandi bafite amasezerano bategereje, mbakuriyeho ko atari igipindi, ahubwo nibategereza isaha y'iki y'Imana izasohoza ibyo yagize gute yavuze. Hanyuma tugana ku musozo. Yego. Ndagira ngo tugana ku musozo mubaze ibibazo bigeze nko muri 2 hanyuma nkurekure wisimbukire. Yego. Aha, hari abantu dufite hano hanze bahora banekerereje bashaka kumva amakuru mashya. Yego. Hanyuma bamwe bagize amahirwe yo kumva umuntu uvugana n'Imana kandi gakora imirimo n'ibitangaza. Barimo barakubaza ngo ese aka kanya nta butumwa bw'umwihariko Imana yaguhaye yagenera abakristo bo muri iyi minsi? Iyi minsi iri kugora abakristo cyane. Wenda mbere yuko usubiza reka nkubaze n'icya kabiri kugira ngo tugendere rimwe. Urumwe mu bakozi b'Imana bagaragara ko bavuganye n'Imana ikabereka akantu ku kandi kubyerekeranye n'imihindagurikire cyangwa se n'imibereho mu bakristo uburyo ibihe bizagenda bihindagurika. Ese aka kanya nta amakuru mashya nibundi wabaha agendanye n'igihe tugezemo? Makuru mashya nabaha agendanye n'igihe tugezemo. Yego. Nuko hari abantu benshi Imana yagiye ibwira kwizabakoresha mu gihe gikomeye. Ndebesheje amaso y'umubiri. Yego. Nashaka nkabisesenguza n'ay'umwuka. Igihe babwiriwe ko bazakorera Imana mu gihe gikomeye, bashobora kuba bararangaye. Nta gihe kindi gikomeye mbona kirenze iki ngiki, kuko nkurikije uburyo ibyaha biri kuzamuka, nkurikije uburyo abantu bari kuva ku Mana, nkurikije uburyo abantu bavuye ku Mana gusenga babigabanyije, nkurikije uburyo abantu basigaye basenga amasengesho y'umuhango. Iki ni igihe cyo gusenga byimbitse, ni igihe cyo gusenga kurushaho ku bantu bahamagawe n'Imana, ni igihe cyo kurushaho kwezwa, kuko bigaragara ko n'umugeni Imana iri kugenda imucyura. Umuntu utabibona ntago abizi, ariko mw'iyi minsi umugeni akomeje kugira gute gutaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo rero buri wese yakagombye gusenga ayoboza Imana inzira mu by'Imana yamuhamagariye gukora, kandi akabikora vuba, kuko ahacu ni none, ibyejo ntago tugize gute tubizi. Buri wese hari igihe Imana yavuganye nanjye mu nzozi, irambwira ngo nabonaga mwiyerekwa abantu bari kuva mu murima mu kazi, barangiza bakaryamana ibyondo. Mu buhanuzi babisobanuriye ko abantu biriwe mu isi kabanduza bakaryama batiyuhagiye. Kandi mu buhanuzi babishatse kuvuga ngo kwiyuhagira ni ukwezwa, kwihana ibyaha nibisa nabyo. Mbona abantu bagiye mu mashuka bahita baryama batagize gute batoze cyangwa batejejwe. Ndangije ndabwirwa ngo abantu ntibakararane ibyaha, kubera ko nimugoroba cyangwa ninjoro mu gicuku marayika yavuze impanda. Ntugende kubera ko wararanye iki ibyaha. Abatuye ku muhanda imodoka yagonga inzu, rikaba ari igare ryawe, ugataha utejejwe kubera ko waraye utihannye ibyaha. Imana irambwira ngo abari muri dorutwara, abanyeshuri, aba umugenzi aho araye, wabaye umushyitsi, ujye ufata akanya nusanga nta n'umuco bagira wo kwatura bagiye kuryama.
ubabwire uti mureke twature dusenga iki Imana urare wejejwe kuko n'ubundi nijoro tuba tumeze nk'abapfuye bucya kubw'ubuntu bw'iki bw'Imana. Irambwira ngo abantu ntibakararane ibyaha ko nijoro marayika yaza gutwara itorero cyangwa urupfu ukagusatira cyangwa impanuka ikaba nk'abatuye ku mihanda sibyo cyangwa abajura bakaba bagutera. Ibyo nabyo bibaho ntabwo ari bishya uretse ko tutanabyifuza. Ugasanga igare ryawe rije mu buryo utaruzi kubera ko waraye utejejwe ukarimbuka kandi warakoreye ijuru waratanze ubuhamya wararirimbye waragiye mu ngendo nyinshi ugaragara nk'umuntu ushaka kuzabana n'iki n'Imana. Imana iguhe umugisha. Aha, hanyuma reka mbashimire mwe mwabanye natwe mwatangiranye natwe mwadukurikiye akantu ku kandi. Hanyuma nkwibutse ko nimba ari ubwa mbere warubanye natwe ntutambuke udakanze kuri subscribe. Subscribe njya mbabwira ngo iyo uyikanze uba umeze nk'umuntu ufashe ikibanza, uguze ikibanza aho hantu ubukanze uba uvuze ko uba wemeje ko ubaye uwa mbere uzajya wakira ikiganiro cyose kinyuze hano. Hanyuma rero turagushimiye kandi tukuragije Imana tunakubwira ngo ibitekerezo byanyu amakomenti yanyu mujye mwandika mwangaho mutusangize ibitekerezo. Hanyuma niba mwana ryohewe mujye mudushimira kuko abari byiza murumva ko umupapa afite byinshi byo kuvuga kandi niba mwana mukunze mujye mutubwira twongere tumugarure. Ngaye nguko hari icyo babwira abantu dusoza abantu bacu bari hafi na kure turabakunda. Yego. Kandi nk'uko Imana yaduhamagaye ikatwemerera umunani mu bwami bwo mu ijuru n'ukuri ntago twifuza kubasiga. Yego. Ko mu ijuru ni hagari ntago tuzarwanira imbago nk'uko inaha mbibona. Kandi inzu z'iwacu hariya zizaba zubatse neza kurusha iz'i Kigali. Nubwo dufite igihugu cyiza cy'u Rwanda ariko marayika yarambwiye ngo dufite ikindi gihugu cyiza kurushaho tuzabamo. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Abantu rero biyandikishe tuzabane muri kiriya gihugu nta ntugunda nta mpanuka nta miyaga nta byorezo nta nzu zizatugwira inzu zaho zubatse neza. Nibiyandikishe rero kwiyandikisha ni gute bareka ibyaha abatarihana bihane abatarakizwa bakizwe abaguye babyuke abibagiye umuhamagaro ni bawusubiremo ya makamba azatuma Imana ibishimira ikabandika mu gitabo cy'ubugingo nibafatireho. Ciao ciao. Sawa mwabyumvise ko rero kwiyandikisha byaratangiye ku bantu bifuza kujya mu ijuru kwiyandikisha byaratangiye kandi mbibutse ko kwiyandikisha ari ubuntu nta kindi usabwa. Ikintu cya mbere ugomba kuba witwaje ni ukwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza hanyuma akayobora ubuzima bwawe. Ngaye nguko reka mbashimire njye Niyongera Bernard hanyuma umutumirwa nawe nanjye ni Kanani Jean Baptiste Evangeliste. Tuzongere tubonane ubutaha nakagaruka. Imana ibahe umugisha.